bakunze ba filime nyarwanda noneho umva ko warebye filime iyo tukuzaniye n'agahebuzo yitwa intambara y'ubuzima. Nyuma yuko Swala avukiye mu muryango wishoboye ufite amafaranga, akoze ishyano. Hano tebuka. Swala subiza ibyo bintu ihute. Swala ibyo ni ibiki n'amakariso mwanda shaya mfiri. ubwo nazo ni wamwana Akira ajya kumfira ya makariso ejo abe yumye ngomba kandi ngomba kwambara hanyuma ibigeno mishyire muri puberi ihute. ureke kugira ubwenge utinyuke mwambure kotex yimwe Mama sakazi kamuzanye hano ubugira mu bigende guterebe zino zazanga ibona zabasha gufura. ese uriuzi ko ari umuntu mukuru? Ese ko mama wabo apfuye biragenda biti? Karabaye burya imitungo yose bafite iri muri cyamunara. Mu mwanya atarapfa hari ideni yafashe muri banki yacu, yari yafashe ibihumbi 350 by'idolari, ariko bitewe n'igihe cyari gishize ubu ngo amaze kuba 450. Ubwo rero nushaka umunyarwanda urabyumva ni miliyoni zirenga 500 kubera cyamunara, kandi abantu bakeneye kuza gusura iyi nzu ndetse n'indi mitungo yose mufite. So ni iminsi 3 yonyine, 3 itarengaho umunsi. Nyuma y'urupfu rwa mama Swala ndetse na Bruno, ibintu bihinduye isura. Unibura wenda murakangutse noneho twaganira, sibyo se? Twaganira reka nzi fata Iri guca kuri YouTube channel yitwa GCM Films. Bo wa mbere mu kuyireba kuko kanya tuvugana yahageze. Nica shaka kuyica Rwema, nica turashobewe mana duhoza ya marira. Dina nongeye kurisubiramo, urambwira ibanga rya ZANINKA ubitse cyangwa nkwemerere ko ari we mucyo wa nyuma wo kwisubonye? Dina babara kuko ekuka nkuru Dina ndako haguruka tagira umuntu gusanga hano hanze ariko Dina haguruka vavu bari wambaye n'inkweto cyangwa ubone cyose twari imikino mfite hano ambara vavu bahaguruka abona hari inkweto ufite kiri vavu kawai baba kwa ntacyo mumbwiye kandi kabanye kwama hatagira wumva kuri kugira ambara vavu. Uyu mugore ukamenyera ambara vavu we ntawe ujye umenyera mu buzima. Gira vuba ndakumva. Impamvu nifuje ko duranga kuri umuhanda rero bana aratuje ndaho tuganira ibyanjye nawe neza. Sorry ndaho nge nawe tuganira ibyacu neza nyine, sibyo? Kandi twahuje umutima twabigeraho. Nta kibazo. Ababiri bishize hamwe Imana irabasanga. Siko bavuga imbaraga z'abantu babiri zikoze ikintu cyiza cyagenda neza, sibyo? Nukuri mperutse kuganira na Tom. Ndakumva. Tom turaganira. Ambwira uburyo agiye gupresenta Queen wabo. Ndabishima, ndabati se ni byiza kumupresenta.
kuko ni iterambere ryiza n'abakobwa benshi ibyo barabyishimira ni mu bikunda ni igitekerezo cyiza kujyana cyiza ikintu ariko hari ikintu cyaje kumbabaza kiranandakaza iki se kandi yarambwiye bakiva kwa Tom nyine yamu presence kwa mama wabo mu muryango ku babyeyi bose babana bishingire narababaye ndababara ndabati ibi bintu kuki bijye kugusaza ikintu cya mbere cyiza nuko mwakuru ubukwe mugashingirwa ababyeyi banyu bakabashingira ibintu bikajya mu mucyo ndetse n'Imana ikabiha umugisha ariko mwishingiye muza mukoze ikosa nyine namubwiye ibintu byinshi cyane rero ndagira ngo mfashe ikintu kimwe sibyo ndakumva mwana reka ngutume kwa Queen nk'inshuti ashaka kukumva kuko nge yanyumva sibyo sunde wakigireho ni muri inshuti oya ngenda ngira ngo buriya ndi inshuti na Tom habyo nabwira Tom habyo nababwira Queen ibintu bikumvikana sibyo hari ibintu maturere nyemerera ugenda umbwirire Queen ati nimo kuri kosa ryo kwishingira agupresente ariko nimo kuri kosa ryo kwishingira uzi basi iyo okay aho nare kubyemera iyo Queen agira mama we wenyine ariko papa Queen amuha keya ashyigikiye umukobwa we umukobwa aramushyigikiye sibyo rero yabababaje papa Queen yababara kandi abashyigikiye genda mfashe icyo kintu ugikore kandi nugikora uzaba inshuti nziza kandi bavuga inshuti nyanshuti ariko twari ibintu uri kwirengagiza ukuntu nyiri bavuze ubukwe Rera Dina wakwambaye inkweto hatagira Dina wantabaye kuvuga hawo Bini biki Dina wabaye iki mama kuri ni iki kibazo Dina yakoze imana hano yarafashe icyemezo gihugu itarahagenda yabonye idaharanga ngo ntabwo yakakura iki Dina wabaye wakoze imana yagizaga isida bikira yaje abonye nyine igirayo Natade arimo arakwirukana se ikiyambo njye ambara cyane ayo Yesu we ninde ukugonze se kandi komera ambara inkweto sorry ishyiramo inkweto wabaye ninde ukugonze imodoka ikugonze igiye hehe ukwe wirengagiza ko mama Queen ibyo bintu atabishaka wirengagiza ko mama Queen adashaka Tom ujye ubyirengagiza ibyo bintu ujye ubyibuka ko mama Queen adashaka Tom nk'umukwe we waretse bakava kumwerekana ko ababyeyi baraba bamushimye bakibanira oya umva mbabarira ndakwizeye niwe nize ko nawe umva ariko wumvishe Queen uburyo agomba kwambara akanzu nakaberwa iriya kanzu nta muntu itabera na Queen arashaka kuyambara ariko ahantu nari kwemera iki kintu basi yari mama Queen yagira mama Queen papa watariho ako papa ariho aha Queen keya aramushyigikiye ashyigikiye na Tom bombi arabashyigikiye umugisha wabo barawufite kuki bagiye kwitesha umugisha reka mbabarira mbanze ngubwire ubaye uri umukobwa uri mu bukwe mama wawe arimo arareba amaso y'ingwe abantu bose abashyitsi yabasuzuguye ari kureba abakwe akababona nyine n'agasuzuguro wakishima nge ndabizi neza ko igihe kizagera mama Queen ahumuke amenye ukuri amenye ko urukundo rugomba gushyigikirwa atari kurwanya sibyo mwana urukundo rwa Queen na Tom rurambabaza ku buryo nyine nibyo bintu bituma ndara ntasinziriye wanyemerera se barakundana reka bibanire mana oya nyemerera kuri bikore iyo myumve yikuremo unyemerere niba yaramwambitse impeta iyo ni process ni intangiro nziza kujya kubereka ababyeyi nabyo ni byiza yamwambitse impeta yaramupropoje amweretse ababyeyi reka baveyo bibanire se tu niba uri inshuti nzima nziza ugomba kwishyigikira mu buryo bwiza mu nzira nziza y'ukuri haje ukuntu Queen yirirwa arira reka nkubwize ukuri uzi Queen agahinda afite Alex Queen na Tom bakaramuka bishingiye reka mbikubwire bakaramuka bishingiye
baraba bafunze imigisha myinshi imbere yabo iterambere, baraba bayifunze, sibyo? Niyo mpamvu nawe tekereza neza, tekereza byemera, ariko shaho byemera. Ujye kubwira Queen ko ibyo kwishingira bagomba kureka, nyine bajye kumwereka ababyeyi nta kibazo, amwereke nta kibazo bajyeyo, ariko intego yo kwishingira Yesu mwami, komera Dina, haguruka, gerageza usindagire. Komera sha. None se imodoka ikugonze ntabwo bayibonye? Ni ibiki ngambwira? Mana yo mwijuru. Ngaho fata ku rutugu tugende mu mushya. Tugende. Ndapfuye mu bantu. Komera. Mana yanjye. Ese ntabwo ko bahise bakujyana kwa muganga. Niba ukugonze ngambwira. Tujye kumbwira nta. Tugende mu mushya. Komera. Ihangane. Komera. Yes, wumva komera Dina, haguruka ukabyara ukakwibwira. bazagaruke babisibye mu mitwe yabo. Please, emera. Mva kankubwire nzagerageza ngende mu wiva ngo nzagerageza bati ndabikora nk'inshuti, ndabikora. Okay Alex, ndabikora bashyigikire. Ibi nibyo mbashaka, nibyo bintu byiza nkeneye. Ariko se cyara twigeze kwiga umwandiko, niba ari umugani witwa ngo inshuti nyanshuti, sibyo? Kwirinda mukunda, ariko mbabaza nukuvuga ngo niba uri inshuti ya Queen biri serious, mushyigikire mu bifite akamaro, umukure mu mwanda. Alex, uzi ukuntu nifuriza Queen ibintu byiza? Ni mwifuza ibyiza, umwigishe kwihangana, kuko ibiri kumubaho byazakubaho. Uzi kuriya mwana mama yamutera depression. Ego uko mwamiye cyangwa mama we Queen niba afite papa umushyigikiye, niba afite Fanny wowe, niba nanjye mpari nka Alex, umva tuzabakomeza. Namushikiye mushiki wa papa we Rwibutso aramushyigikiye do gutya. Cyakuza Queen arashyigikiye, undi usibye mama we wagira ngo diamond yamwaritsemo. Nta wundi muntu udashyigikiye ibi bintu. Niba ababiri bishumwe, sibyo? Ababiri bagize ute? Bishumwe. Kwebwe reka tubabe hafi, ibindi bizagenda. Kanga se badano ariko pe nyinshi batangiye barwana. Sawa turi kumwe, sibyo? Nzamukubwirira. Wow, akira. Kandi umva ubikore. Alex, ndamubeshye. Nishobora gutuma Queen idashakana n'umuntu bakundana. Ajya ariko ntabyo nzamubwira. Aho Imana izamfashe, mama we ntamenye ko Queen azajya kumwerekana kwa nyirabukwe. Dina, rero unyihanganire kuba nkwakiriye mu ntebe, ureba ahantu banzanye mu by'ukuri. Iyi nzu nta cyumba cy'abashyitsi ifite. Ubuse ntabwo nakujyana no mu cyumba cyanjye ngo nkuryamisheyo. Wihangane, ndakurwaza. Ariko nubwo nkurwaje, byaba iminsi 2, byaba 3, byaba ingahe, umenye ko ari byinshi ngomba kukubaza. Patrick! Karabe? Enda hano. Zana ngaho fanta hano tube twinywera. Nako ubundi we nta matwi ugira. Ndakubwiye ngo zana fanta ya yindi ya mirinda tube twinywera. Nyiza mu birahure. Suka mu birahure uzana. Ese ubwo warebye iyi nzu bashyizemo, ese wowe ko mbona ngo nta nicyo urimo kuvuga? Patrick banguka. Naje.
Murakoze. Vayo hano. Vayo hano, cangi. Uko Patrick, nakubwiye ngo iki? Nakubwiye ko uzajya umbwira amakuru y'ibintu byose bibera hano. Byagenze bite by'uyu nguyu? Nta makuru, nta telefone, ntaki. Ibintu byarinze biba kuri uyu muntu ntunampamagare ngo umbwire n'ibiki. Ariko mu bantu bari bambwiye ntabwo uyu nguyu yaranarimo. Ariko makuru ugombaga ese ubundi wicaye mu ntebe yo kwicara hasi. Tone nasi nana birenge. Icazwa hasi. Wicarana nanjye nkandi. Mbwira kuki utambwira. Mbwira se. Ese mabuje. Urambaza amakuru. Nyine uyu muntu byamugendekeye. Kandi ayo makuru mwese ndamubwira. Reka nemere ko amakuru nyafite. Ariko se ni uburyo bwo kuyambazamo. Ese kuba ndi umukozi utekereza ko nta gaciro ufite? Kuzi ko ari Ngaho vibere. Vibere. Karibu sheria. Sikundeba nabi wowe. Mama Queen. Tujyambwe ko hari ibintu byahindutse. Yego dinagize impanuka sinarweka kumufasha. Ndabisubiramo. Ntabwo nshaka Dina muri iyi nzu. Nkibivuga asohoka mvira. Ikindi ntabwo nshaka kuzongera gukoresha amafaranga mu buryo wishakiye. Sinshaka uzongera gukoresha amafaranga mu buryo wishakiye. Bivuga ngo n'igiceri cy'ijana uzajya ukimpera raporo. Gutso? Patrick! Patrick, ni njyewe. Zose nazo ziri byazo. Ibiki? Zose ngize. Ndose Patrick anika. Ndose Patrick anika? Yego, ngize ko niwe. Sorry. Patrick! Sorry. Patrick! Karame! Mwana! Ndose ngize zivuye kweli. Patrick, guma ngaho.
wowe na nyoko buja mpanga iki? Ndakubaza wowe na nyoko mpanga iki? Swambaza nta kimwe dupanga. tukamanga tukamana imbere yanjye. Ndongera ndakubajije wowe na nyoko buja mpanga iki? Naki sibyo kuba ndi umukozi wanyu, nta kintu duhuriyeho, nta n'ikindi kintu dupangana. Ati ngiye kwaza n'ishuri mbi. Warumva ntarakaye? Niba udashaka kubona uburakari bwanjye mbwiza ukuri. Wowe na makwe ni mupanga niki mu gupanga? Sibyo iby'akazi. Cyo ndikubaza. Mbwira wowe na nyoko buja mupanga iki? Uretse akazi nta kindi. Patrick. Ko we nimba hari bihari wafikishije ukuri. Databuja ntaje hano ushaka akazi. Akeneye ndagerageza amanywa nijoro. Nkora n'izama atari ryo naje ahangaha gukora. Uri kuzamo neza none. Ariko ibintu byo gukubitwa na buri wese ntabwo ibintu twabivuganye, ntabwo biri mu bintu mpemberwa. Mabuja pfukama, boss pfukama. Umuntu ufite ahangaha utari wambwira pfukama ni kwini. We agupfukamisha agushaka wiki? Sahane yamenetse pfukama. Fatira amenetse ikirahure kiguye hasi nta kwihangana basingabe yabeshye. Pati urambeshye. Ejo ndi sinabasanze ahangaha ibyo mwapanga nge naragize ubwanjye. Mumbonye muraceceka. Mbwira ikintu mwapangaga rero. Kuba narabonye ibyo mwakoye uramubonye ntabwo nabivuga. Sibyo? Tuzi. Mwakoye umushyitsi wanyu njye ntabwo. Ariko ntabyo navuga. Ariko se hano habaye iki? Niyo nama nko gukora Patrick kupfukamye byagenze bite? Niki kibazo? Toka mbere yawe. Yesu, papa kwi. Cicika. Kwibutso nibiki? Nacyo. Nta kibazo gihari. Papa kwi. Byagenze bite ko mbona murimo kuvuga nabi mutonga nabwo habaye iki? Nawe ngo cicika mu makwini. Cicika. Mba nitunganya nkumva ibintu bisakuza ntabwo ibyo ari byo. Mvuga ngo ahubwo mumbwire ntaranakererwa ndashaka kwigendera. Habaye iki? Iyo mvuze ngo cicika ahubwo uragiselera. Amahoro. Batamwe. Mumbwire ntaragenda. Twakubwiye ngo nta kibazo gihari. Kajye kwibariza Patrick. Nese mbwa mu bishe Patrick ntambwira. Musigara amahoro. Mugire umunsi mwiza. Uyu mugambi wa Patrick na Makwini.
Okay. I'll call you back. See you. Hello guys. Muraho neza, mwiriwe, mwaramutse aho muri hose. Amazina yanjye nitwa Isimbi Sabrine, ndi umukinnyi w'amafilime nyarwanda. By'umwihariko ndi hano kubabwira inkuru nziza kuri filime ndi gukina yitwa Icyaha cya Mama. Nkakinamo nitwa Queen like a queen. Ariko iyi filime rero ni filime nziza, mukomeze muyirebe. Muri filime z'uruhererekane ziri guca mu Rwanda ndakeka iri nko mu myanya myiza y'imbere, nziza cyane, ifite abactrice beza n'abacteri beza. So inkuru nziza mbazaniye ni iyi rero. Filime Icyaha cya Mama isanzwe ica kuri chaîne ya YouTube yitwa Umurimo TV Rwanda, n'undi ntizajya ikomeza igaca, ariko by'umwihariko inkuru nziza mbazaniye ni igiye kugicaho 3 mu cyumweru, 1, 2, 3 mu cyumweru. Mbaza ngo ni kwa kangahe? Kuwa mbere, kwa gatatu, hanyuma tugatangira weekend. Turi muri vibe no kwa gatanu. Amasaha ni yayandi saa 4 zuje mu kadomo. Mujyeho mukarebe, muduhe ibitekerezo, mvuga ati bimeze bita, biryoshye, muduhe n'ibivuze umwuka, kandi muduhe n'ibitekerezo bigezweho. Tukomeze tubahe show, kandi mbibutse saa 4 za mu gitondo mu kadomo, hatarenzeho n'isegonda rimwe. Jya unyarukira ku Umurimo TV Rwanda kuri YouTube urebe Icyaha cya Mama, zajya tukabonaho ba mama queen baragaye. So guys, ayo makuru nari mbafitiye, ubwo nimwirangara ntimuzavuga ngo queen ntiyababwiye. Rero kamujye kuvugana na sheri wanjye di.